ngo reka nze nanjye ntangire mwishyuza amafaranga nagiye muha yose. Jesus. Namwishyuza 300,000 Diane ntiyamambwira ko atayafite. Mu by'ukuri abambwiye ibyo bintu barambwira ko ariyo makuru ahari avuga ko ari cyo ashobora kwera mujijije kuko ngo yarafite ngo no kumugira umugore ngo mu kwezi ngo mu mwaka utaha. Ariko ngababazwa n'ubwo butumwa izo screenshot uwo mukobwa inshuti yashyize hanze bituma Diana mutakariza ikizere. Icyo gikorwa kindi uwo mushuti wese arahari. Umucuti baravuga ko ahari, abambwiye makuru avuga ko ari bari inshuti magara ngo niyo ntandaro yateye ibyo byose. Uwo musore ngo yagiye ngo gukora biriya ubwo no kuvuga ngo ubundi hari ibyo polisi iri gukoramo iperereza. Polisi iracyakora iperereza kugira ngo wenda nafatwe kuko polisi banatubwiye ko bari buze kutubwira nibaramuka bamufasha musore. Ariko abari abacuti be bagendanaga hafi hose aho hose bagiye batanga amakuru bavuga ko ngo hari abo yavugije ndetse bikanavuga ko irari nabipuraninze ngo byo kwihimura ko umukobwa yamwinye amafaranga 300,000. Ngo urupfu rwateguwe n'ubwicanyi buteguwe. Nuvuga ngo uriya musore ngo yajyaga muri iyo minsi abamubonaga ngo bari baranamubuze izo nshuti ze za hafi. Izo numvaga ngo ni inshuti ze magara ebyiri. Ngo zari zaranamubuze ngo yiriwe yigunze ngo yigunga mu nzu ngo bajya no ku kazi bakamubura ngo kumbi yibereye nyuma mu byumba ariho yicaye. Nganywa n'inzoga ngo niba ari za Gilbis simbizi nabyumvisheho bivuga. Inzoga za Gilbis ngo nizaramaze iminsi yiyahuza. Ariko ngo yishyiramo umwana ngo watanze amakuru n'amaskiri inshuti yari inshuti ye magara ngarangije atakana kamvuyemo kantiranyije ku musheri. So no kuvuga ngo aho kwicwa ko amakosa agiye kwica umuntu utarabigizemo uruhare. Uwo se we yaragombaga kwicwa ko wagaragaza screenshot ko umuntu runaka umushaka akakwangira akaguhakanira bivuga ko agombaga kumwica. Ntabwo bisobanura agomba kumwica. Uwo mukobwa wari inshuti ye yitwa Anita. Wari inshuti ya Diane se? Yego. Uwo ngo batubonira bayazana. Ni umukobwa numvishe bavuga ariko ntazi amazina ye kuko njya abambwiye amakuru ambwiye ko ari umukobwa ngo wari inshuti ye magara. Bamwita Anita. Niko amakuru avuga ngo niyo kizanze izo screenshot kuko ngo uwo mugabo warivugira ati se shanga ngo karanashinga ngo nubwo kangize gutya ngo nagiye ku munzani nsanga nari mfite ibiro 76 ati ntimubizi ngo none nsigaranye ibiro 71 ngo kashyize ngo yashyize screenshot ngo zanjye ndimo ndamubwira ngo naza nyirize ngo kandi sinari ngamije ubusambanyi nagira ngo gusaze ngo nari ndi mu rugo njyenyine ngaza mpatira ibitoki ngo nirire. Ngarangije aragenda aravuga ngo dore ibyo shere wawe yambwiye n'icyo ati kandi ntabwo naguca inyuma ngo Diana atangira kurakara atangira ku buryo nabonaga byarahindutse. Ngo noneho nanjye mbonye ntacyo ndamira ntangira kumbwira ngo unyishyure 300,000 byanjye. Yarahamagaye Anita kugira ngo azamuhatire ibitoki. Ngo yari ari mu rugo ngo yiriwe ngo ntabwo yaragamije ubusambanyi ngo nubwo yanditse muri chat ha Diane ko ngo ashaka ngo kumuca inyuma ariko ngo ngiye nagira ngo ngagire ibyo nkorera mu rugo ngampatire we nago cyangwa n'iki ko niriwe mu rugo ngenyine. Ngarangije ajya kwandika ko ngo namuhamagaye ngo naze nganyirize mu rugo ngo tube turi kumwe. Urambwira ko umuntu ashobora kwica umuntu akabura burundu se? Ntabwo yabura ubwo se yabura yaciye ku butabera bw'u Rwanda bagomba kumufata byanga bikunda. Kumufata ari ikintu kimwe. Uri kuva kumufata ni ikintu kimwe. Utekereza ko nasi umukobwa yabone dutanga ubuhamya tunagarukira hari yaroreho uyu mwana yaguye yatsinzwe mana ariko se ibintu ambazi fungu suguhaga umutekano kweri umuntu afata undi turacyafite abantu umuntu afata undi akamutera ibyuma mani. Ariko reka nkubwize ukuri hari ibintu abantu muri iyi minsi hari ibintu bikwiye guhinduka. Yego umuntu uyu munsi aracura umugambi wo kwica umuntu akicarana akagenda dore izi nzoga nibazice rero ujya kuburitse gato kubikora ni ikintu kimwe. Iki kintu habaye ubukangurambaga ukumva habaye ubukangurambaga bwa polisi bwo gutangira amakuru ku gihe. Urumva bwo gutangira amakuru ku gihe tumaze iminsi tubona aho umuntu yigamba igikorwa kibi cy'ubugizi bwa nabi
akagira na